ese ntawe uzi icyabaye? Ampereza telefone, anyereka bwa butumwa, arambwira ati ngaho soma buno butumwa wanyandikiye. Ese ari ibi kuki wabikoze bitunguranye? Ese ntago wari unzi? Ntago wari uzi umutima wanjye? Kuki wankorera ibintu nk'ibi Ali? Sha Ali, wambereye indyarya, ni ukuri warampemukiye. Uko ndi gusoma mesaje, kwihangana byarananiye, amarira aratemba. Ndamubwira nti James, ibi ntago ari njye wabyanditse, ntago nigeze nkubwira ngo mboroke. James, ni ukuri ntago nigeze nanjye nkuboroka. James, kuki wabyemeye? Kubera iki? Ibi ni umutego wa Melissa. Ibintu nk'ibi Ali, sha Ali, wambereye indyarya, ni ukuri warampemukiye. Uko ndi gusoma mesaje, kwihangana byarananiye, amarira aratemba. Ndamubwira nti James, ibi ntago ari njye wabyanditse, ntago nigeze nkubwira ngo mboroke. James, ni ukuri ntago nigeze nanjye nkuboroka. James, kuki wabyemeye? Kubera iki? Ibi ni umutego wa Melissa. James, ni umutego. Arambwira ati Ali, ni umutego? Ni umutego wa Melissa? Umutego umara amezi 3. Kuki utigeze uza kundeba ngo tubiganireho se? Kubera iki? Ali, sha warakoze, igendere, ntago nshaka kukubona, sinshaka kuzongera kukubona ukundi. Mbabarira, Melissa ari muri dushe, atasohoka akagusanga hano. Ubu Melissa ni fiance wanjye, mu minsi iri imbere dufite n'ubukwe. Please sohoka hano. Aline, sohoka hano, sohoka hano ndakwinginze, sohoka, nsohokera muri shambure. Kandi sinzigere na rimwe, never again, sinzongere kukubona n'umunsi wa rimwe. Warakoze, wasezeranye amasezerano utazigera usohoza, ndabigushimira. Warakoze cyane, watumye niga byinshi, watumye niga ko wari inshuti yawe magara, yaba umwanzi ntacyo wamukoreye. Hose, haba hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda, kandi nawe bitameze neza, ihangane. Uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda. Icya mbere ni ukugira icyizere, ukizera ndetse ukizera n'Imana. Nkomeza no kubashimira rero ubufatanye n'umurava mukomeje kugaragaza mubana nanjye muri byose, ndetse n'ikimenyimenyi. Ubu tugeze kure cyane y'aho twatangiriye, kandi rero nimwe mbikesha. Ni ukuri Imana igikomeza ibamera umugisha, ndetse ibampere n'amahoro yo mu mutima. So rero natinzi nigira Icyizere TV, nk'uko mubizi hano tuhavugira ibintu bimwe cyangwa se ibindi bishobora kutwigisha, bishobora kudufasha, ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye. Rero n'uyu munsi tugarutse, hari umwe mu bakunzi bacu nawe yifuje kuduha amateka yaranze ubuzima bwe cyangwa se ibyo yaciyemo, ngo tubisangize bagenzi bacu nabo wenda byagira icyo bibafasha. So rero yatangiye agira ati, amazina yanjye nitwa Aline, ndi umwana wa Bucura mu rugo iwacu, mfite papa na mama, navukiye mu cyaro, ni naho nigiye amashuri yanjye abanza, nza gutsinda njya muri secondaire, niga neza, nari umuhanga cyane. Ubusanzwe ndi umuhanga mu byo nkora byose, ni impano Imana yampaye, ndanayishimira kubw'iyo mpano. Nize neza, ndatsinda ku manota ya mbere, mbona buruse. Narangije segonderi mfite amanota meza cyane, aho nari narize comptabilité. Naje kubona kampani imwe impakazi, kandi impakazi ari nako niga, nari mfite buruse. Nakomeje kwiga nanakora
mu by'ukuri amafaranga nakoreraga yari amafaranga menshi, yari ahagije cyane ko nta bibazo byinshi nabaga mfite. Urumva nigaga kuri buruse, kandi kampani nakoreraga yanyishyuriraga inzu ndetse n'ibyo kurya, kandi mu rugo iwacu nabo nta kintu bari babuze. Bakuru banjye ndetse na basaza banjye bose bari bararangije kwiga, bo bafite akazi, nibo bafashaga mu rugo, kandi no mu rugo naho nta kibazo bari bafite cy'amafaranga. Amafaranga nakoreraga rero akenshi nakundaga kuyasevinga, nta nubwo najyaga mbona umwanya wo kujya gushopinga, wo kugura imyenda. Mu by'ukuri mbabwije ukuri, najyaga nambara n'imyenda nkayambara igashira, nkabura n'icyo nambara kubera kubura umwanya. Najyaga ku kazi mu gitondo, nkajya ku ishuri nimugoroba mvuye mu kazi, kandi no muri wikendi nigaga umunsi wose, naruhukaga muri wikendi nijoro gusa. Umunsi umwe rero nza kuva ku kazi, ngeze mu rugo ncanye gaze ibiryo bimaze gutogota, gaze irashira. Ishize nza kwibuka ko hari ahantu njya nca kuri botike, nkabona hari amakara, nkabona abantu bari kugura amakara, nigira inama yo kujyayo nkajya gushaka amakara, nkashaka n'imbabura. Naragiye ngeze kuri botike, umuntu wo kuri botike ndamubaza nti ese nabona imbabura ndetse n'amakara ko gaze yanjye ishizemo? Arambwira ati gaze yawe iragutengushye cyane, ariko amakara arahari hano, ariko sinzi ko wabona imbabura. Ariko turi kubivugana gutyo, hari hahagaze undi mukobwa, arangije arambwira ati yo, njye ntuye hano hepfo kandi dufite imbabura nyinshi, nagutiza imbabura imwe nta kibazo. Ndamubwira nti oya, reka mbyihorere ndyame, nzarya ejo, ntabwo nshonje, ndashaka ukuntu nywa icyayi ndye n'umugati, nta kibazo urakoze. Arambwira ati oya, humura, namaze guhamagara, naguhamagariye umwana wo mu rugo, humura imbabura arayikuzanira. Akimara kuvuga gutyo, hashize umwanya muto mbona imbabura, mbona umwana kuko anzaniye imbabura. Imbabura narayifashe, ndagenda ndacana, ndateka, ndarya. Maze kurya, mu gitondo nagombaga kuzinduka njya mu kazi, nazindutse njya mu kazi, mva mu kazi ngomba kujya ku ishuri. Njya ku ishuri, nageraga mu by'ukuri mu rugo saa sita z'ijoro mvuye ku ishuri. Mbura ukuntu imbabura y'abandi nyitirura. Imbabura nayimaranye iminsi 3 yose ntarabasha kuyitirura, cyane ko nanayijyanagaho kuri botike ngiye mu kazi, nkasanga ntago barakingura, bikaba ngombwa ko nyisubiza mu rugo. Nabikoze 2, ubundi ndabyihorera. Ku munsi wa 3 rero nibwo navuye mu kazi, naka uruhushya ku ishuri kugira ngo ntirure imbabura y'abandi. Naraje ngera mu rugo nk'uko bisanzwe, nditegura, ndakaraba. Maze gukaraba, ndagenda kuri botike na yambabura, mbaza umucuruzi uhacuruza ngo andangire kwa wa mukobwa. Umucuruzi arambwira ati wa mukobwa ntago yagize ibibazo ntago agihari, ejo yaciye hano avuga ko bamwirukanye ahantu yabaga, rero ubu ntago nzi ibye uko bimeze, ariko afite telefone, reka tumutelefone twumve. Yampaye nimero, ndamuhamagara, yitaba afite agahinda, ambwira ko nta muntu ashaka kuvugisha. Ndamubwira nti ni njyewe Aline, wa wundi watije imbabura, ese uri hafi ngo nyigusubize? Arambwira ati oya shari, yitwarire, cyangwa se uyishyire aho ushaka, cyangwa unayijugunye, nanjye ubwanjye ntaho mfite ho kuba, ndi ku muhanda, ntaho mfite ho kujya, nashobewe, sinzi icyo gukora, kandi bayi. Ahita nkupa, ariko mu kunkupa umutima uragumurandya, mwandikira SMS, ndamubwira nti ese wampa akanya gato ukemera ukamvugisha, ndakwinginze. Yarabyemeye, turavugana, musaba ko duhura, musaba ko ansanga aho kuri botike. Yaraje, ahageze, ariko mbere yuko ahagera
umucuruzi wo kuri botike, namubajije ese ubundi uriya mukobwa ni muntu ki, ko nabonye ari umukobwa mwiza mu by'ukuri, ukaba umbwira ngo aho yabaga bamwirukanye ntago yabaga iwabo se? Arambwira ati oya, ni abantu bari bamucumbikiye, yaje mu by'ukuri tutazi aho aturutse, tumubona kuriya abantu baramucumbikira hano hepfo, none baramwirukanye ejo, ariko ntago nzi icyo bamuhoye, njye ntago mbizi, nta mwanya mba mfite. Tukibivugana mbona arahageze, mu by'ukuri nari ntaramenya n'amazina ye, naramubajije nti ese bakwita nde? Arambwira ati nitwa Melissa, ariko wabonaga ababaye cyane. Ndamubwira nti oh Melissa, njyewe nitwa Aline, nari nabikubwiye kuri telefone. Arambwira ati yego ndabizi ko witwa Aline, abantu benshi hano muri karitsiye bakunda kukuvuga iyo babonye utashye cyangwa se ugiye, rero nanjye ni gutyo nakumenye, namenye ko witwa Aline. Ndamubwira nti Melissa, none se tuganirire hano cyangwa uramerekeza mu rugo tuganirire mu rugo? Arambwira ati nta kibazo, reka tujyane mu rugo tuganire, ndanananiwe, umpaho kuruhukira byibuze iminota 5 yonyine uraba ukoze. Twaragiye, tugeze mu rugo, Melissa ndamubwiye, yasaga nabi, mushyira amazi muri dushe, ndamubwira nti banza ukarabe. Ajya gukaraba, nabonaga ashonje cyane, nanjye njya mu gikoni mutunganyiriza icyo kurya, ava muri dushe asanga ibyo kurya byatunganye, mwereka mu cyumba, muha imyenda yo kuba yambaye, muha n'amavuta arisiga, araza ku meza, ndamubwira nti ngaho irya, maze numara kurya tuganire, unganirize, umbwire ibyakubayeho, ndabona ufite agahinda kenshi. Yarariye koko ibiryo nari namutekeye, abirya nanshimira, ambwira ko biryoshye kandi yishimiye kubona ko hari umuntu umugiriye neza, nta kindi agamije. Yarariye, ariko amaze kurya, njye narahagurutse, nari nashyizeho icyayi, ngarutse nsanga yasinziriye mu ntebe, muryamisha neza, mushyiraho umusego, ndamworosa, kuko nabonaga ananiwe cyane. Nanjye njya mu yindi ntebe ndaryama, nanga kumusiga wenyine. Iryo joro twese twaraye aho mu ntebe. Bwakeye mu gitondo nk'uko bisanzwe, ndazinduka njya mu kazi, ariko mbere y'uko ngenda ndamubwira nti Melissa kanguka, twaryamye hano mu ntebe twese, wahise usinzira, nanjye mu gihe ntegereje ko ukanguka nanjye mpita nsinzira, none reba twaraye hano twese, rero kanguka, ntabwo twabonye ukuntu tuganira. Melissa, uremera gusigara hano nze kuza tuganire nimugoroba? Arambwira ati nta kibazo, ndabyemera rwose, nta kibazo, ahubwo se utaha ryari? Uraza gutaha ryari? Mubwira ko ndi butahe kare, nkiva ku kazi ndi buze mu rugo, ntari bujye ku ishuri. Koko niko byagenze, nkiva mu kazi nahise nza mu rugo, ntabwo nagiye ku ishuri uwo mugoroba. Naraje ngeze mu rugo, nsanga Melissa yakoze isuku, inzu yose irera, imyenda yayizinze neza, buri kimwe cyose kiratunganye kandi kiri mu mwanya wacyo. Nsanga yatetse ibiryo biryoshye, numva ndishimye cyane, ibinezaneza biransaga, ntangira kwifuza nti iyaba yagumaga hano tukibanira, cyane ko nabaga njyenyine mu nzu ya njyenyine, kandi kampani yari yarankodeshereza inzu nini, inzu y'ibyumba 2 na salo. Mu by'ukuri numvaga nkeneye umuntu twabana, noneho mbonye Melissa, mbonye n'uburyo ari umwana mwiza, mbonye uburyo yitanga agakora ikintu utamubwirije, numva ndishimye. Twaricaranye turaganira, ndamubwira Melissa, noneho wambwira nta kibazo? Arambwira ati Aline, wamfasha ukaba
tukaba tubiretse sha. Iyo umbajije nibuka byinshi, ntekereza ingorane nahuriye nazo muri uyu mujyi, agahinda kakanyica, ntago ndi tayari kukubwira. Mbabarira unyihanganire ndakwinginze. Nanjye ndamubwira nti it's okay, humura humura, nubyemera uzambera umuvandimwe, uzambera murumuna wanjye. Rero igihe cyose uzumva witeguye ndahari ku bwawe kandi nzakumva, humura, ntabwo nzagucira urubanza. Yarishimye cyane arambwira ati nibyo kuko ari nakubera umuvandimwe. Ndamubwira nti cyane rwose, wambera umuvandimwe ubishatse kandi sinzigera nkutenguha. Yaramanutse apfukama imbere yanjye atangira kurira, arambaza ati Aline, urakomeje kuko wambera umuvandimwe? Ese nakwishingikiriza, nabaho nanjye mvuga ko uri umuvandimwe wanjye? Nanjye ikiniga cyaramfashe, nagize emosiyo, ndamubwira nti Melissa haguruka, yego uzambera umuvandimwe, tuzaba abavandimwe, tuzafashanya, sinzigera nkusiga inyuma. Kandi ni ukuri nakubonye Melissa, uri umwana mwiza, ufite umutima mwiza, ni ukuri uzambera umuvandimwe, ndagusezeranya. Icyo gihe yarahagurutse turahoberana, tujya kuryama, twaraye tuganira burinda bucya ntawe usinziriye. Tuganira inkuru zacu, inkuru zo mu bwana, ambwira uko yize pirimeri, uko yakuze, uko yize segonderi, nanjye mubwira mu by'ukuri burinda bucya ntawe usinziriye. Bwarakeye nk'uko bisanzwe, nababwiye ko nari umukontabure kandi mu kigo kinini cyane, muri kampani ikomeye. Nagombaga rero kuzinduka nk'uko bisanzwe. Narazindutse njya mu kazi. Ngeze mu kazi, umukozi umwe twakoranaga aza mu kazi atubwira ati sha, mperutse gucumbikira umuntu, none ejo naratashye nsanga yanyibye ibintu byose yabitwaye, nta na kimwe yansigiye. Nanjye mpita ntekereza kuri Melissa, ariko ndavuga nti oya, Melissa yarankeneye. Ntekereza indahiro twaraye duhanye muri uwo mugoroba, mpita mvuga nti no, Melissa waratandukanye, nta kibi yankorera, ni umwana mwiza. Ntangira gutekereza ko ahubwo ari nk'impano Imana yampaye. Akazi kararangiye, njya ku ishuri, natashye bwije, nageraga mu rugo mu ma saa sita z'ijoro nk'uko nabibabwiye. Ngeze mu rugo nsanga Melissa nanone yatunganyije, ni ukuri inzira asa neza, bimeze neza, yantegereje, ntago yaryamye, arimo kureba filime. Nkinjira arambwira ati Aline, zana nkwakire. Aranyakira, nari nzanye umugati, arambwira ati karibu muri dushe, anyitaho. Mbona koko ni umwana mwiza, ndamukunda cyane, ndamwishimira. Ndangije ntangira kwishima, ntangira kumva ko ari umuvandimwe wanjye. Ubwo ngubwo byari byegereje igihe cya wikendi. Bigeze muri wikendi, naramubwiye nti Melissa, hari aho ngiye gato, waguma hano ntitujyane, ndagusanga hano. Arambwira ati nta kibazo. Naragiye njya mu mujyi, ndagenda kuko naramubonaga, twaranganaga, twanganyaga n'ikirenge, kandi nari maze kumenya neza ibyo akunda. Naragiye mugurira imyenda myiza, yarampenze, mugura n'inkweto n'amasakoshi, ndabizana. Mbigejeje mu rugo, ndamubwira nti Melissa, fora n'iki mfite, ndabimuha. Ndamubwira nti izi ni gift zawe, ni wowe nari nagiye kubishakira, nta kibazo, wakwigera tukareba. Melissa yarababaye ku maso he,
ariko njyewe ntekereza ko ababajwe wenda nuko ari imosi yagize yuko wenda ndi kumwitaho, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bimeze. Urebye yarababajwe nuko tutajyanye ngo yihitiremo, kandi njye nabikoze nshaka kumutungura, nshaka kumushimisha, ariko ntabwo byigeze bimushimisha. Yarayifashe arambwira ngo Alisha urakoze, ubuse kuki utambwiye ngo tujyane? Sha nanjye mba nkumbuye rega kugenda mu mujyi gutembera, nkareba mu masupamaketi, nkareba ibigezweho, nkamenya. Ndamubwira ntari humura weekend itaha nabwo tuzajyana, nzasiba nanone ku ishuri ntabwo nzajyayo, tuzajyana nkutembereze sibyo? Arambwira ati sawa nta kibazo. Arambwira ngo ako shari wowe wagize amahirwe, ufite akazi keza, uraniga shari, ni ukuri Imana iragukunda. Ndamubwira nti Melissa humura nawe igihe cyawe kizagera, iki ni igihe cyanjye. Mu by'ukuri nubwo uri mu mibabaro, nubwo ubabaye, nubwo uri homeless udafite aho uba, ariko humura igihe kizagera nawe ubona aho uba, kandi ibyo mfite ubu ni ibyawe n'ibyanjye nawe kuko turi abavandimwe. Rero nzashaka konji no ku ishuri twagize vakanse, ubundi nkujyane mu rugo sha ujye kureba mama na papa wacu sibyo? Amwenyuramo, ariko amwenyuramo ubona ku maso hatishimye. Arambwira ati sawa ndategereje, nizere ko ariko utazahinduka, nizere ko utazampinduka nawe ngo unyirukane sibyo? Ndamubwira nti Melissa turi abavandimwe njye nawe, ntago nzakwirukana, ntago wakwirukana umuvandimwe wawe. Ubwo turaryama buracya nk'uko bisanzwe, nkomeza gahunda zanjye za buri munsi ku kazi no ku ishuri. Ukwezi kwa mbere kurashira, kumaze gushira umunsi umwe rero mva ku kazi, maze kuva ku kazi Melissa arampamagara arambwira ati Aline narwaye umutwe uranyishe, umereye nabi, ndi kuribwa cyane simbasha no kureba, amaso yahumye, mbabarira uze untabare mbere yo kujya ku ishuri. Nahise nirukanka njya muri farumasi, nirukanka cyane, nkinjira mu muryango wa farumasi kubera ko nirukankaga cyane, nkubitana n'umuhungu nawe asohoka, mukubita inkubara, ibyo yari afite biranyanyagirika, nanjye baga nari mfite ntago nari nayifunze imashini, ibyarimo biranyanyagirika, harimo na mashini nkoresha ku kazi n'amadokima, byose biranyanyagirika, byivanga n'ibyo uwo muhungu yari afite imbuto, afite n'imiti avuye kugura, byose byarivangavanze biba akavuyo. Ubundi turahagarara twese tubura icyo gukora, turarebana, arandeba nanjye ndamureba, nibagirwa no kumubwira ngo sorry, gusa we yarambwiye ngo I'm so sorry, ndaguhutaje. Ndamubwira nti no it's okay, ninjye wihutaga, mpita nihuta vuba ntoragura bya bintu byose, ariko narabanje ntoragura ibyanjye. Mu by'ukuri narabanje mfata mashini ndayatsa, ndeba ko nta kibazo ifite, nsanga mashini yanjye nta kibazo igize, nyishyira muri baga, nshyiramo n'amadokima yanjye. Undi nawe niko ahagaze ari kunyitegereza uburyo ndi gukora ibyo byose. Ndangije nawe mutoragurira ibye, ndimo mbitoragura, nkebutse mbona arahagaze ari kunyitegereza. Ndamubwira nti gute nakora ibintu byose njyenyine, kuki utaje ngo umfashe? Arambwira ati, araseka ati humura nta gikuba cyacitse, ibyo nari no kubyihereza, gusa urakoze, uri umwana mwiza. Ampereza akaboko arambwira ngo nitwa James. Nanjye ndamubwira ni sawa James urakoze, mpita nigendera ntanamubwiye n'izina ryanjye. Ndagenda
mbwira umuforomasiye ndamubwira nti nkeneye imiti y'umutwe, umutwe sha, umuvandimwe wanjye yarwaye umutwe uri kumurya cyane, ampa ibinini nsohoka nanone nirukanka cyane, ndagenda mbona imodoka iparitse, mpita nikanga ko ari tagisi vatire, ndayibwira nti wantwara ukangeza kuri izi aderese, arantwara, ngeze mu rugo ndamubwira ndakwishyura angahe, aranseka cyane arambwira ati n'irifuti naguhaye, nitegereje mbona ni wa wundi twahuriye muri ya farumasi, wa wundi wambwiye ko yitwa James, ndamubwira nti harya wambwiye ko witwa nde? Arambwira ati nitwa James, ese we kutambwira izina ryawe bite? ndamubwira nti nitwa Aline, ariko sha ndi kwihuta cyane, murumuna wanjye turabana hano mu rugo none yarwaye winyereza reka ngende. Narinjiye nsanga koko Melissa ararembye, namuhaye imiti, ntangira no gufata amazi akonje, mfata esime nkakoza mu mazi akonje nkamushyira ku mutwe. Melissa mu nyuma y'amasaha nk'abiri yaratangiye koroherwa, amaze koroherwa mushakira icyo arya, turaryama nk'uko bisanzwe, buracya nanone njya mu kazi. Mvuye mu kazi ntabwo byabaye ngombwa ko njya ku ishuri, naje mu rugo kureba uko yiriwe, kuko twavuganaga kuri telefone akambwira ko ameze neza, ariko nkagira ngo arambeshya, ni ukugira ngo ntuze. Naraje ngeze mu rugo nsanga Melissa ameze neza, mpita mfata baga njya ku ishuri. Ngisohoka mu rugo nkubitana na James, ndamubwira nti ese bite kuri hano uri gukora iki? James arambwira ati nari ndimo ntembera hano muri karitsiye yanyu, nza kwibuka ko hano ariho waraye winjiye, rero nari ndimo nibaza nimba ariho koko cyangwa niba atariho. Ndamubwira nti okay, ni hano nyine, bayi rero ngiye ku ishuri nakerewe. Arambwira, ambaza aho niga ndahamubwira, arambwira ati okay, nanjye niho ndi kwerekeza, mfite murumuna wanjye niho yiga, ararangije amasomo ye ararangira mu kanya, nyuma y'iminota 10 nakugezayo nkagarura murumuna wanjye. Ndamubwira okay, nta kibazo, byamfasha kwihuta. Turagenda, tugenda tuganira, ambaza amakuru, ambaza nyine uwo murumuna wanjye, ambaza byinshi, turaganira, mubwira aho nkora, mubwira byose. Tuba tugeze ku ishuri, musezeraho, njya ku ishuri. Bwarakeye nkomeza akazi nk'uko bisanzwe. Nyuma y'iminsi 7, ubwo hari hashize icyumweru duhuye na James, nibwo nasohotse mu kazi. Nkigera ku marembo mbona James arahagaze ku modoka, aransuhuza. Amaze kunsuhuza, ariko ansuhuza mbona ababaye, arambwira ati Ali, nagira ngo nkusabe sha, mfite umuntu urwaye kwa muganga, ntago nzi ikintu namugemurira, amaze igihe kinini muri koma, none uyu munsi nibwo yavuye muri koma. Mu kanya bampamagaye bambwira ko yavuye muri koma, none sha byanshanze, nayobewe, sinzi ikintu namugurira, sinzi, nabuze aho mpera, wamfasha? Ndamugana James, kuki ntagufasha? Reka nkufashe, ariko reka mbanze mpamagare ku ishuri mbabwire ko ntari buboneke. Mpamagara ku ishuri mbabwira ko ntaboneka, ndagenda njyana na James, turahaha, duhaha imbuto, duhaha n'utundi tuntu, turagenda. Ariko tugeze hirya gato nibuka ko yambwiye ko uwo muntu ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, kandi ko yari amaze iminsi muri koma. Rero mpita ntangira gutekereza ko wenda yaba ari girlfriend we. Mpita mubwira nti James, hagarara gato. Arahagarara, ndamubwira nti ndaje, ntegereza. Ndagenda mugurira ururabo,
ndarumuzanira ndamubwira nti ntabwo yaba ari byiza kugera imbere y'umuntu udaheruka nta n'ururabo umushyirisha, akira runo rurabo rero turumushyire. James yarishimye aravuga ati ntabwo bisanzwe gute ubitekereje bino bintu koko ari kandi njyewe ntigeze mbitekereza, mbega wawo urantunguye cyane. Ndamubwira nti nyine binjemo ndabitekereza, ndamubwira nti wasanga ari girlfriend wawe ariko wihangane ntabwo nari nzi ubwoko bw'indabo akunda, gusa izi ndabo njyewe nizo nkunda, ubu bwoko bw'izi ndabo ndabukunda cyane, nkunda n'ukuntu zihumura. James araseka cyane arambwira ati wawu nta kuntu nawe atazikunda. Twaragiye tugeze kwa muganga, James abanza kwinjira njye nsigara inyuma kuko natekerezaga ko ari girlfriend we, nabanje kubaha akanya ariko James agezemo imbere nta n'umunota washize yahise aza arambwira ati Aline utegereje iki, injira ni hano. Narinjiye ndatungurwa cyane nsanga n'umumama mukuru, n'umubyeyi ukuze cyane. Umumama akimbona mpinguka mu muryango yaransetse cyane, yaramwenyeye cyane ubona byimbitse, nuko atari afite imbaraga ngo akubite igitwenge ariko yarasetse cyane ubona ko koko yishimye. Noneho muri uko guseka nanjye mukubise amaso ndaseka, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi ngo ndimo ndaseka iki, njyewe nyine nabonye umuntu aseka nanjye ndaseka. Noneho naraje James amfata akaboko, uwo mumama yarafashe James nawe mu kaboko ahita akarekura afata akanjye arambwira ati igira hino. Ntabwo yari afite umwuka mwinshi wo kuvuga, naramwegereye arambwira ati ndakwishimiye mukobwa wanjye, ese witwa nde? Ndamubwira nti nitwa Aline. Arambwira ati Aline ni byiza ko mpuye nawe, ni byiza ko mpuye nawe pe, Imana yakoze kuba yatumye nongera gukanguka, ndakwishimiye cyane Aline. Ese Ali wazamfasha mbaye ngiye ahantu kure, wazamfasha ukazita kuri James? Ndamubwira nti mama James ariko arakomeye, ni umusore, mama uzi ukuntu James ariko akomeye? Arambwira ati woya Ali, James aroroshye cyane, inyuma agaragara nk'umuntu ukomeye ariko mu mutima aroroshye cyane, ndamuzi njye ndi mama we, n'umwana wanjye mukuru, nababyaye ari abana babiri, rero James niwe mukuru afite na murumuna we, uzamubona. Ali ndagusabye, ese uzita kuri James igihe nzaba ntahari, icyaba icyo ari cyo cyose? James ahita avuga ati ariko se mama nta hantu uzajya, uzaba uhari unyiteho mama, nta hantu uzajya, nta wundi muntu nkeneye kanyitaho. Arambwira ati mwana wanjye mfasha ndananiwe, James nakwitayeho igihe kinini, ibaze ko n'amasogisi yawe wayaburaga, ukayabura ukambara inkweto zitagira amasogisi ukajya ku kazi, ariko iyo mpari nkushakira amasogisi nkagushakira na bogisa. Ese urabyibuka ko na bogisa ujya ugenda utayambaye wayibuze? Nuko turaseka, nawe yahita avuga ati mama oya ariko nawe Aline se ubwo urumva ari bumfate gute? Ndaseka cyane, narasetse, nabonye ko mu by'ukuri ari umubyeyi usabana n'umwana we. Ariko hadashize akanya arambwira ati Aline icyo nagusabye ese uracyibuka? Ndavuga mama harya wansabye iki? Nta kintu nibuka wansabye. Ariko arambwira ati Aline urakajiji, ese ni wowe ndi gusaba ngo uzite ku mwana wanjye koko? Ali mfasha ubikore nk'inshingano nkusabye, sibyo? Uzita kuri James mbaye mpari cyangwa ntagihari? Ndamubwira mama nzabikora, James nzamwitaho humura, ntago azongera kubura amabogisa n'amasogisi, nzajya mbitegura mbere hanyuma abibone mbere yuko ajya mu kazi. Mama nzabikora ni ukuri.
ariko mbivuga ndi guseka nabigize urwenya. Arambwira ati Aline, ibi mbigusabye nkomeje, ese uzabikora? Nsezeranya. Naramusezeranyije, nahise mbona ko bya bintu biri seriye. Ndamubwira nti mama, nzabikora, James azambera inshuti kandi nanjye nzamubera inshuti, nzamuba hafi, ntago azigera yicwa n'irungu. Mama, umubyeyi aravuga ati urakoze cyane mwana wanjye, iki ni cyo gihe pe, ni wowe narindindiriye, ni wowe watumye nongera guhumeka byanga bikunda. Mama akivuga gutyo, njyewe na mama wanjye nanjye yarampamagaye kuri telefone, njya hanze gato ngo mwitabe. Mama twavuganye nk'iminota hagati y'5 n'10, ngarutse nsanga James ari kurira. Negereye nsatiriye, nsanga mama wa James amaze kwitaba Imana. Mu by'ukuri nagize agahinda, ntekereza umuntu duhuye bwa mbere, ntekereza ibintu twaganiriye, nagize agahinda kenshi cyane, ariko ndihangana cyane ko James we yari afite agahinda karenze akanjye. Negera James ndamuhumuriza, ndamubwira James ugomba gukomera, ugomba kuba strong, uri umugabo, komera, ihangane. Nyine mama yanze kugenda atadusezeye, yadusezeye, kandi wibuke James ntabwo uri wenyine, njyewe ndi kumwe nawe. Ese ntiwibuka? Uribuka ko mama yambwiye ngo nzakwiteho? James humura, turi kumwe, intambwe yose uzatera nzaba ndi kumwe nawe. Humura, wenda ntacyo nakora ngo ngarure mama wawe cyangwa mbe mama wawe, ariko nzagerageza James, nzakubera mwiza, humura, muri iyi si ntabwo uri wenyine, turi kumwe. James aranyumva. Murabyumva namwe, iyo umuntu apfuye hatangira gahunda zo gukora ikiriyo no gushaka ukuntu umuntu ashyingurwa. Ibyo rero nabigiyemo, nkajya ntaha kwa James, nkahamagara Melissa nawe akadufasha, akadushakira imikenyero, imipira, bimwe na bimwe byo kwifashisha ku kiriyo. Melissa yari ahari nawe adufasha. Noneho turashyingura. Tumaze gushyingura, kwa James nahamaze iminsi mike yamumenyereza, ubundi nza gutaha njya mu rugo. Ngeze mu rugo nsanga Melissa ariko nkabona yarahindutse cyane, nkabona yarandakariye. Ndangije musaba ko twakwicara tukaganira, turagenda tujya muri cafe turaganira. Ndamubwira Melissa, bite ko wandakariye? Ese hari icyo naba narakoze? Mbwira mbwiza ukuri, mbwira nkusaba imbabazi. Arangije Melissa yarandebye arambwira ati Ali, ntago nari nzi kuri indyarya, nari nzi ko kuko uzambera umuvandimwe, ariko nawe simbizi, nabonye uri indyarya. Ndamubwira ni Melissa, ndi indyarya gute? Melissa nakoze iki? Niki nakoze? Abanza kunyihorera, ndamwinginga. Ageze aharambwira ati kubera iki wari ufite boyfriend? Ntiwambwira? Kandi nabikubajije inshuro nyinshi urambwira ngo ntawe ufite. None se kubera iki wampishe ko James ari boyfriend wawe? Iyo ubimbwira sinari kubigira gute? Ese wabonaga namugira nte? Wabonaga namutwara? Ese ubona mukeneye? Ese ntabwo unyizera? Ambwira amagambo menshi. Mu by'ukuri ndamubwira nti Melissa, oya uri kwibeshya. James twahuye umunsi mama wapfa, nibwo twari twirirwanye. Yaje kumfata mvuye mu kazi, aranjyana, duca mu mujyi tugura ibintu byo gushyira mama we. Ntabwo James twari dusanzwe tuziranye birenze. Inshuro ya mbere duhura twahuye ngiye kukugurira ya miti igihe wari warwaye umutwe, kandi icyo gihe narigendeye nawe aragenda. Tekereza ko nta na kontakite ye nari mfite cyangwa yanjye nawe yari afite.
rero byari ibyo gusa nuko twahuye sha, kandi ntabwo James ari boyfriend wanjye. Arambwira ngo nibyo Aline, nibyo. Ndamubwira nti nibyo, ntabwo James ari boyfriend wanjye, gusa mama we yasize ambwiye ko nzamwitaho. Arambwira ati okay, ibyo ni byiza. Noneho sha ya kafe nari nanze niba yimpe, noneho niba yimpenye inkwi, niba yimpe ni ukuri. Arayinywa, turataha. Tumaze gutaha, tugeze mu rugo, twasanze James ari mu rugo adutegereje. James arambwira ati nari ndambiwe kuba ndi njyenyine, ari ese naba ndi kumwe namwe hano? Ndamubwira nti nta kibazo James, nta kibazo, reka tube turi kumwe. Ubwo twagiye mu gikoni turateka njye na James. Melissa nawe yari umukobwa ukunda kureba filime cyane, nta nubwo yajyaga atekereza no kuba yajya gushaka akazi, ahubwo yirirwaga muri filime umunsi ukira. Njye na James twagiye duteka tuganira. James ariko mu by'ukuri numvaga naratangiye gukunda James namwiyumvagamo, kandi nawe byari uko. Muri uko guteka rero, muri uwo mugoroba, James yaramporopoje. Yarambwiye ati Aline, uri inshuti yanjye magara ndetse uri n'umuvandimwe, ese wakwemera ukambera girlfriend? Nabyemeye ntajuyaje. Ndamubwira nti James, ntacyo ntakora ku bwawe, urabizi. James nanjye ndagukunda. Iryo joro twarishimye, turaserebura turi mu gikoni, ariko Melissa ntabwo yigeze amenya ibyo ari byo. Ubwo guhera uwo munsi twatangiye urugendo rwo kuba boyfriend na girlfriend, ariko nkavuga nti naraye mbwiye Melissa ko James atari boyfriend wanjye, ese noneho ndabihera he? Ndabimubwira gute? Nzabimubwira gute? Buri munsi nkahora nshaka kubimubwira, ariko ubwoba bukanyica. Nkavuga nti nimbibwira Melissa arandakarira, anyita umubeshyi, kandi mu by'ukuri nakundaga Melissa cyane, nk'uko twe twemeranyije ko tugiye kuba abavandimwe, kuko namufataga nk'umuvandimwe. Ntabwo nifuzaga ko yandakarira cyangwa hagira ikimubabaza. Nakomeje kubimuhisha rero, nkajya njya guhura na James nihishe. Bukeye nganiriza James, ndamubwira nti Melissa namwishe ko dukundana. Nabuze aho mpera ngo mbimubwire, kuko yigeze kubimbaza. Mubwira yuko utari boyfriend wanjye, kandi icyo gihe kuko wari utaraba boyfriend wanjye. Ibaze ko uwo munsi muhakanira aribwo wamporopoje ko twaba boyfriend. None sha nabuze aho mpera Melissa. Ubuse Melissa nzamuhera hehe? Melissa rero nkabura uko mbimubwira, ariko nawe igihe kinini yabaga ari bize muri televiziyo, ari mu mafilime. Ubundi nkava ku kazi, naba ntagiye ku ishuri, nkaba ndi kuvugana na boyfriend wanjye James, akaza kuntwara ku ishuri, akaza kuntwara ku kazi. Mbese byari byiza cyane, twarakundanaga kandi koko cyane. Noneho umunsi umwe nza kujya muri dushe, maze kuva muri dushe, mva muri dushe naniwe cyane, mpita nsinzira ntanisize amavuta. Maze gusinzira, Melissa telefone yanjye yarasomye. Melissa arayifata, asanga ni SMS ya James yari arimo ansaba, ambwira ngo ese itariki nziza twazakoreraho ubukwe ni iyihe? Ambwira ngo nyine ambaza ibibura, ambwira ngo mbitekerezeho nzamuhe igisubizo. Melissa akibibona yaguye mu kantu, kuko amfata nk'indyarya. Biramubabaza cyane. Bimaze kumubabaza, yahise ankangura, arambwira ngo Aline, ibi ni ibiki ndi kubona? Naramubwiye nti Melissa,
ni ukuri mbabarira, nabuze uko mbikubwira, nabuze aho mpera. Wa munsi urawibuka naguhakaniraga, nibwo James yaje hano yamporopoje turi mu gikoni dutetse, sha igihe wowe wari urimo kureba filime. Rero nari narabuze aho mbihera mbikubwira. Melissa mbabarira, urabizi ko arambwira ati no Aline uri indyarya, gute wakunda James? Warambwiye ngo ntago mukundana. Ese wabuze uburyo nkundamo James? Wabuze uburyo mukunda? Aline uramuntwaye, Alisha uramemukiye kurenza n'abandi bamemukiye. Alisha urakoze. Ndamubwira nti Melissa, ntago nari mbizi. Ese we na James mufitanye umubano? Arambwira ngo oya nta mubano, ariko ngiye nkunda James kandi umunsi umwe nari mbizi, nari niteguye ko azankunda kuko ajya ndeba akandeba ukuntu kandi ajya ndamubwira nti Melissa wikwitiranya ibintu. Niba James akureba, niba James agutelefona kuko uri umuvandimwe wanjye, namubwiye kuri sisita wanjye, uri murumuna wanjye, niba nkunda nawe agomba kugukunda. Rero wikwitiranya ibintu. Melissa please tuzabiganiraho. Tuzabaza James niba agukunda, nta kibazo muzibanire, mwese ndabakunda murabizi, ntago nakwishimira rero ikibababaza, sibyo? Arambwira ati sawa, ngaho nta kibazo, turaryama. Tumaze kuryama nagiye mu kazi, ariko mva mu kazi mvuga ko ngomba kujya kwa James nkamubwira ukuntu bimeze, ukuntu umubano wacu wateje ikibazo kwa Melissa. Naragenda bimubwira, mubwira ko tutagomba gupanga itariki y'ubukwe tutarashyira ibintu ku murongo, tutarakosora mu by'ukuri hagati yanjye na Melissa atarabinyemerera. Mubwira ko ndamubwira nti James, igihe cyose Melissa ataranyemerera ko mbana nawe, ntabwo tuzigera tubana. Rero no kubw'ibyo ugomba gukora uko ushoboye, Melissa akampa uruhushya rwo kugira ngo tubane. James arambwira ati okay, nzagerageza ni ukuri. Icyo gihe nari naniwe cyane, nabwo naratashye, ngeze mu rugo nsinzirira mu ntebe, nari nuzuye stress. Ntago nifuzaga kwakira ko Melissa yababara, ntago nabyakiraga, kandi nanone ntago nakiraga uburyo nabaho ntafite James. Numvaga ari ibintu bingoye. Rero kubw'ibyo bintera stress, ndyama mu ntebe ntanakarabye ntanariye. Muri uko kuryama mu ntebe nibwo Melissa yafashe telefone yanjye yandikira James, aramubwira ati uhereye none njye nawe, umubano wanjye nawe uhagarare, sinshaka gutandukana na Melissa. Melissa ni umuvandimwe wanjye, yambere umuvandimwe muri uyu mujyi. Umubano wanjye nawe ntuhagarare, kandi ndakwinginze niba unkunda, kunda Melissa kuko Melissa nawe aragukunda. Muzibanire, nzabashyigikira. Uhereye none niba unyifuriza ibyiza ntuzongere kumvugisha, please ndakwinginze. Yandikiye James, arangije ahita namuboroka. Ndangije nanjye narabyutse mu gitondo nsanga naryamye mu ntebe, njya mu kazi nk'uko bisanzwe. Ubundi James yajyaga aza kunjyana mu kazi, ariko icyo gitondo ntiyaje. No kunyura ku kazi, amuvana ku kazi anjyana ku ishuri sinamubonye, no kuva ku ishuri njya mu rugo sinigeze mubona. Ntangira, ariko sinabigira birebire, nibaza ko wenda ahuze ari bize. Nareba kuri telefone nkabona ntiyampamagaye, ntiyananyandikiye. Nanjye nirinda rero kumubowa, ndavuga nti buriya wasanga ari bize, reka mbe muretse, nahuguka arampamagara cyangwa se aransobanurira uko byagenze. Naratashye ngeze mu rugo, nsanga ibintu byahindutse. Muri iryo joro mbona Melissa yafunze televiziyo, ahubwo ari kuri telefone. Ndamubaza, Melissa, wawu byiza, wawu televiziyo noneho wayiruhutse?
sha nyereka ni ibiki urimo se, ni ibiki urimo kuri telefone. Arambwira ngo no ntabyo, ni akagemu sha, ni akagemu ndi gukina, ni akagemu nafunguye ndi gukina. Ndamubwira Melissa njye ndananiwe, ngaho kina gemu rero, ubwo naho ubutaha. Naragiye ndaryama, buracya mu gitondo nareba muri telefone nkasanga nta mesaje nta call. Ndavuga ntiwasanga James ahuze, cyane ko yabaga afite ikibazo akakimbwira mbere. Ndavuga ngo nta kibazo afite, ahubwo aba ari bize. Nagiye mu kazi nk'uko bisanzwe sinamubona, birakomeza umunsi wa kabiri sinamubona, umunsi wa gatatu sinamubona, ariko nkataha nkasanga Melissa arishimye ari kuri telefone ari kuvugana n'abantu. Gezo ndamubaza Melissa, ese wowe warabonye boyfriend? Arambwira ati no ya nta boyfriend mfite, ahubwo se we Ali ibyo we na James bigeze he? Ndamubwira nti James ntabwo duheruka kuvugana, sinzi icyabaye, sinzi pe. Arambwira ati se mwaba mwarashwanye? Ndamubwira oya ntabwo twashwanye, gusa namubwiye ibyabaye hagati yanjye nawe, mubwira ko agomba kunsabira uruhushya tukabona gukora mariage. Melissa yarambwiye ati okay, noneho nimba ari uko bimeze, ese najyayo kumukurebera nkareba uko bimeze. Ndavuga ni Melissa waba ugize neza, ngaho nyaruka nanjye ndananiwe, ubwo urambwira nugerayo. Yaragiye, ageze kuko arampamagara arambwira ati Ali sha ndi kwa James nk'uko wahanyohereje. James nta kibazo afite, James nta kibazo afite, ameze neza, ameze neza, mumuguha gusuhuze. Ndamubwira Melissa ndananiwe mureke munsuhurize. Nuko birangiye, nta kintu natekereje kirenze, nibajije nyine ko wenda James ahuze mu kazi n'iki. Ndatuza, maze gutuza nibwo ku munsi wakurikiyeho navuye mu kazi. Melissa nsanga yambaye neza, arasa neza. Ndamubaza nti Melissa ugiye he? Arambwira ati ndumva nshaka gutembera ho gato kandi ndi njyenyine, sha ndasohotse ariko ntago ntinda. Namubwiye ni okay Melissa nta kibazo, nawe wagenda, genda nta kibazo rwose, ariko nanjye bosi wanjye ku kazi hari ibyabaye sha, hari ibyabaye, yasinye kontari ihambaye n'ikigo gikomeye mpuzamahanga, rero hari ahantu bari bujye kutwakirira. Melissa utarashakaga kunyumva habe namba yarambwira ati okay Ali, okay felicitation sha, enjoy, bye turasubira. Melissa yagiye atyo, nanjye nagiye mu nzu nditegura, nditunganya. Bosi wanjye yaje kumfata, twaragiye tujyaho ibirori byagombaga kubera, ariko dusanga abandi ntago barahagera. Aho hantu n'ubwa mbere nari mpageze. Nasabye bosi ko yampa umwanya muto nkatembera nkareba uko hameze. Muri uko gutembera naratembereye, ndimo gukatakata, ngiye kubona mbona James yari umusore muremure. Mbona James arimo aragenda amwenyura, yongera areba ku ruhande ameze nkaho hari umuntu bari kumwe. Nisumbukuruje ndebye iruhande rw'uwo bari kumwe, mbona ni Melissa arishimye cyane, na James nuko barishimye, barimo barasangira ice cream batamikana, bishimye cyane kuko ibyishimo ntigeze mbona kuri bo bombi, nibyo byishimo bari bafite.
ntangira kwibaza ibyo ari byo, biranshobera, nibaza niba ndi kurota, mpamagara telefone ya Melissa, mbona telefone arankupa, mpamagaye James mbona telefone ye ntabwo yacagamo, Melissa nawe yari yaramubwiye ngo namboroke muri iyo mesaje kuko James yari yaramborotse, birancanga, umutima urandya, ntangira kwibaza ibyo ari byo, ariko ndihangana nsubira mu kirori, ibirori biraba birarangira, ndataha, ngeze mu rugo nsanga Melissa ntago ahari, iryo joro nta nubwo Melissa yigeze ataha. Bwarakeye mu gitondo mu rukerera, kujya ku kazi biranga, ahubwo mpita nambara vuba na bwangu, mpita njya kwa James kugira ngo ansobanurire ibyo ari byo, cyane ko niyumvishaga ko Melissa ariyo yaraye kandi bararanye. Naragiye kwa James mu gitondo, bwakeye mpageze, umuzamu arakingura kuko yaranzi, nzamuka nirukanka, James yararaga mu cyumba cyo hejuru, nazamutse nirukanka, njya mu cyumba kwa James, nsanga James araryamye arasinziriye, ndamukangura, ndamubwira James kanguka tuvugane. Yakangukiye hejuru arambwira ati Melissa biteze, nyuma y'igihe kingana gutya uranyibutse koko, mbega Ali sha ntabwo nari nzi ko ukinyibuka, bitese. Naramurebye ndamubwira nti James, gute nigeze nkwibagirwa? Njye ntabwo nigeze nkwibagirwa, nakwibagirwa gute se? James aratungurwa arambwira ati Ali, ntabwo wigeze unyibagirwa koko? Sha Ali, ntabwo nari nzi kuri indyarya, ibyo wakoze byarantunguye cyane, ni ukuri warantunguye kandi waranantangaje, na mama aramutse agarutse ni ukuri wakorwa n'isoni. Ndamubwira nti James, ni ibiki uvuga? Nsobanurira, tuza umbwire, ni iki? Ese ni iki cyabaye? Arambwira ati Aline, ese ntabwo uzi icyabaye? Ampereza telefone, anyereka bwa butumwa, arambwira ati ngaho soma buno butumwa wanyandikiye. Ese Ali, ibi kuki wabikoze bitunguranye? Ese ntabwo wari unzi? Ntabwo wari uzi umutima wanjye? Kuki wankorera ibintu nk'ibi Ali? Sha Ali, wambereye indyarya, ni ukuri warampemukiye. Uko ndi gusoma mesaje, kwihangana byarananiye, amarira aratemba, ndamubwira nti James, ibi ntabwo ari njye wabyanditse, ntabwo nigeze nkubwira ngo mboroke. James, ni ukuri ntabwo nigeze nanjye nkuboroka. James, kuki wabyemeye? Kubera iki? Ibi ni umutego wa Melissa. James, ni umutego. Arambwira ati Ali, ni umutego wa Melissa. Umutego umara amezi 3, kuki utigeze uza kundeba ngo tubiganireho se? Kubera iki? Ali, sha warakoze, igendere, ntabwo nshaka kukubona, sinshaka kuzongera kukubona ukundi, mbabarira. Melissa ari muri dushe, atasohoka akagusanga hano. Ubu Melissa ni fiance wanjye, mu minsi iri imbere dufite n'ubukwe. Please sohoka hano Aline, sohoka hano ndakwinginze, sohoka. Nsohokera muri shambure, kandi sinzigere na rimwe, never again, sinzongere kukubona n'umunsi wa rimwe. Warakoze, wasezeranye amasezerano utazigera usohoza, ndabigushimira. Warakoze cyane, watumye niga byinshi, watumye niga ko wari inshuti yawe magara, yaba umwanzi ntacyo wamukoreye.
Aline go out. Nabanje kugira ngo ndarota. Yavuze ijambo rya nyuma, yahamagaye umuzamu yaraje aramfata aransohora. Nkisohoka mu cyumba nkubitana na Melissa avuye muri dushe, arimo amwenyura cyane andebera ku rutugu, arambwira ngo Aline, ese wari uzi ko, wari ubizi neza ko koko ibyiza byose ari ibyawe? Oya sha Ali, ntabwo byose byari ibyawe. Oya, ufite akazi keza kandi uri mwiza, ufite n'umutima mwiza Ali, ariko nanone ntabwo ibyiza byose wabyikubira. Wanangiriye neza, ariko si kuki utari ubizi, kuki utigeze umenya ko nanjye hari icyo nshaka? Basi bwari mwe ngo unyigurane Ali, humura uri mwiza kandi ufite akazi keza, ugiye no kurangiza amashuri yawe, uzabona undi muntu ugukunda, kandi ntekereza ko na bosi wawe ku kazi agukunda, sibyo? Rero bayi, kandi urabizi ko njye nta kindi nari mfite usibye ubu bwiza bwanjye Imana yampaye, rero ngomba kububyaza umusaruro, nshyingirwa n'umuhungu mwiza nka James kandi w'umukire. Mu minsi mikeya ndaba ndi madamu James, kandi iyi nzu, iyi etaje sha, tuzaba tuyifatanyije ndetse n'ibindi no mu modoka, subizi. Rero ari bayi, ndagushimira, warakoze. Amagambo ya Melissa ntababeshye niyo yatumye nkomera. Nahise nkanguka mva muri za nzozi nari ndimo, ahubwo mpita ntekereza neza ko ibyo nahozemo mbere, mpura na Melissa, mpura na James, uburyo nabitangiye, uburyo nabakoreye buri kimwe, uburyo niyanze njye nkabakunda, uburyo ubuzima bwanjye nabutesheje agaciro, byose mpita mvuga nti wawu, burya koko byari inzozi, burya nararotaga. Navuye aho ngaho vuba na bwangu, ndagenda njya mu rugo iwanjye, nahise nsaba konji ku kazi, maze gusaba konji ku kazi mpita ntaha njya mu rugo, njya kwitekerezaho. Namaranye icyumweru n'ababyeyi banjye, mama niwe wenyine naganirije ibyambayeho. Arambwira ati mwana wanjye ihangane, buriya biriya kuko ntabwo byari ibyawe, ibyawe biri imbere kandi ni byiza kuruta biriya, wasanga hari icyiza Imana yaguteganyirije kandi hari ikibi Imana igusimbukije utaruzi. Rero humura rwose. Melissa ufite umutima, Aline ufite umutima mwiza, ariko umutima wa Melissa wuzuye mu bugome n'urwango. Melissa ntazigera abona ibyiza. Humura rwose, tuza. Mama twaraganiriye, numva koko ngomba gukomera, ngomba kumva ko ibyo bibaye bitagomba gutuma njya hasi, ahubwo bigomba gutuma mpagarara, noneho nkahagarara nemye. Nyuma y'icyumweru ndi kumwe n'ababyeyi banjye na bamwe mu bavandimwe banjye, narakatashye ngaruka ku kazi. Nagarutse mu mujyi, nsubira mu kazi nk'uko bisanzwe. Ubu mbaganiriza iyi nkuru, maze imyaka 3 iyo nkuru ibaye. Ubu mfite boyfriend, turi hafi gukora ubukwe. Melissa na James nabo baje kubana, ariko ntago bamaranye n'amezi 3, kuko Melissa w'icyo yashakaga yari ya mitungo,
ya mitungo kandi James yari yarayanditse kuri wa murumuna we. James nta kintu na kimwe yari afite usibye imodoka. Ubwo rero mu gutandukana Melissa yabuze icyo atwara, cyane ko nta n'umwana bigeze babyarana, umwe yaciye ukwe n'undi ukwe. Ngubwo ubuzima bwabo bwa Melissa na James. Nanjye ubu rero ndishimye. Mu minsi iri imbere, mu mezi 5 gusa mfite ubukwe na boyfriend wanjye, ari mu mahanga, ariko turi mu myiteguro, naza tuzahita tubana. Murakoze rero, nizere ko mu by'ukuri iyi nkuru hari icyo iri bubasigire mu mitima yanyu, nizere ko muri bukuremo isomo rihambaye. Murakoze cyane rero nshuti zagira Icyizere TV, nkwibutsa ko niba utarakoze subscribe uyikora, kandi dufatanye dusharinge bigere kuri benshi, kugira ngo natwe tubashe kwaguka, dukure, tube bakuru.